ibintu nagasuzuguro pe reka kandi je nta nubwo sinakura n'umwana umeze kuriye umwana nabyaye asigaye amfunga mu mutwe yarangiza akagereka no kwitotomera mu matama ariko madaka nkubaze ko bajya banga abagore nimwe ba mutima w'urugo iriya mico ura mwana w'umuhungu ayikura he none se byagenze gute ko numva ufite nabi noneho mwakabyara yewe natanze amategeko mu rugo iwanye ndavuga ngo ndabisubiramo nawe ubyumva uriya mwana ntiyemere kujya ku ishuri atabanje kuncira icyarire cy'amatungo cyangwa atabanje kuzanira ibyo guhereza n'amatungo ikiraro cyaraguye umwana araryama arahena akava saa 12 ahennye akageza saa 3 ngo arashaka kujya kwiga fata umwana Kanani nje twahuye mu gitondo avuye guca icyarire avuye yanavomye ngo n'amazi yanagize ibiki hejuru y'icyashi none se ubundi ko bavuga ko imfura na se bagendana ibyo bya noneho byaje gute imfura nane imfura na se baragenda ndakwisabye mu bintu uzajya uvuga nuko dumfata uruwa rwana undi wona mudasa uri cyacana n'icyange wiseka uruwa mwana n'uwanjye none ushatse kuvuga ko ari wande se mugabo mwiza uruwa n'uwa nyina urabonebwa uruwa mumbona kuva wabaho umwana ujya kwiga saa 2 saa 1:40 abandi bana bagera saa 12 babagiye abandi babambutse imihinga bava mu misozi hakurya we gakorosha ubu izi sawa gurutse risanga ngaho reba ngaho ndebera nawe ubu garutse sanga haguruka ubanze murebe haguruka abanze ureba rwaruhungu rwana kubwira ubu izi sawa utaye n'isanga niko se mwana wa ibintu byose so abayiriwa kurega mu rugo habaye induru ngaho ntiwaciye icyarire ngaho ntiwagize gute ubu koko wambabariye kunteza induru atashe sangapi karibye mbaza ubu garutse sangapi siko numva nsanze mutongana niyo mpamvu munange mutari ubundi se kubyuka ukajya guca icyarire nkuko so yabikubwiye ukajya gukukira iriya ngurube ntabwo wabyuka ngo ujye ku ishuri yewe ikibazo mfite ubu ngubu izi sahurano muri urugo ni sangapi je nimukajye mundakaza papa ngiye kubwira gutyo ugiye kuzankorera ishyano ugiye kuzankorera mama ngiye nyumva gereka ngiye nanababwiye umuntu abana babayirga mbambibitse n'igihe kinini ngiye papa namubwiye ni nabyutse ninze reka ibintu ngiye gukora nzi kubikora nimugoroba naki nk'ubu ngumvuye ku ishuri bambwiye ngo nakerewe ikindi kandi ngo sinishyuye n'amafaranga y'ishuri barambwiye ngo naye ngiye kuyaza ariko reka nkubwire nkumarireho dore ndi nyoko wa mwana we mu gihe udashoboye imirimo yo mu rugo uwo munsi wazanye amanota mabi muri iyi nzu nzakurazanya n'iriya ngurube betse banze mubaze hariya mu kiraro ubu urashaka kumbwira ngo ugarutse gufata amafaranga ngo y'ishuri usuye ku ishuri nyanzanye n'ubundi nkahita nsubirayo kandi banamwe ngo ujyane umubyeyi dore so jewe ujyane so si wowe umutinza ngo ajye kwahirira ingurube ndakubwiye ngo guhera ubu ngubu iwanjye nisenegeka ngo ishuri isubiramo byeruye n'amate papa none tega amatwi bwire ntabwo narivamo none maze ndo mada wiseka ibi bintu giye maze kubirambirwa ibi ntagasuzuguro ubu mbese hepfo ruguru ni gutya nyine biroti mbara nakwishyura biroti wigeze uyeka biroti n'umuti rumwe mama sinaga bazizi cyangwa icyambere suko nyoko n'ubizi uje umubwira nyoko nyine aguhereza amafaranga n'ubizi reba igikapo nyine biroti z'uyu mwana kandi uzizi ni gute kwanza ngenda bivuze mada ubyumva ubyicara ububizi ntago uyu mwana yongera gusubira ku ishuri kwanza ndamaze no kurambirwa ndana ni we iki cyana gishaka akazi gikora ibintu bisanzwe nk'abandi bana bose ishuri yigome mama winsigana na papa ngewe ntago mbishaka tuvuga niki bivuze wumva ndabyanzuye wa mudamu uyu mwana guhera ubu ngubu ngaho mwishyura ishuri aka niko kazamwishyurira ngaho mwishyura ishuri so utunga biroti z'inyo gushwana kaye mu kigango sinamubyaye ngiye nyine ntabwo amubyaye wenyine none nawe jya mu papa wagirika ndavuze ngo jya mu wagirika mani jya mu nzu ndakubwiye ngo ngewe so guhera ubu ngubu ndarakwirukanye kwanza ikiri kinariwe ishuri tunarivamo nundi ntabwo ugiye kwiga ngo uzaze ngo uyobore igihugu cyangwa ngo gube meya wa runaka he cyangwa ngo gube ngo gitifu ntacyo mariye nanjye ndabyanze none papa none ngiye ni udashaka kunyumva ibiki cyambe ufite inshingano z'umubyeyi uko ugomba kunyitaho none nyiri kwanza uzi ikintu nkubwiye ngiye kubanza njye guca mu kabari ndagaruka mbikubwira neza nsanga wazinze ikitwe cyari cyo cyose cyawe sinongeye gukubona mu maso papa warinze tukabanza ziba ngaho nikanye mvuga nawe mvugiramo urumva ngaruke nsanga nakubona iwanjye sokura mama maze ndebe ko atari bugwirukane nawe nyoko sewe gatiki na nyoko nzanye ubugo giko nta mujwi burana nawe cyangwa mese muvare no mu rugo rwanye mugende oya ariko sungo mwana wawe areka kugenda ariko man ubu giye hehe ko giye ntabwo veza gerwa nsuzugurira anga
nirwa n'ibitutsi n'ibintu byose mba narakora oya subira mu muyonde kundikura mama reka mbikubwire neza nabyumve nazi umuhereza ntabwo nshaka kugenda asubiza mama ibintu ndikore ko wagiye wangana ukanyuma oso cyemaze kuba mukuru ngomba kwifatira umwanzuro ntibishoboka rwose ntabwo uva hano umva nkubwire amagambo ni make yanjye ntabwo uva ase mama wagiye unyumva ibyo byaso ninjye wakubyaye rero tujye twumvikana tunubane sinkuba singukunda njye ntabwo papa azagerwa nsuzugurira muri no rugo hejuru y'ino nzu abandi bafite inzu ziteye imicanga twebwe no guteye umucanga nta nasima iba mu nzu nta n'amavuta yandajya yerwa ngo azanari ugiye he ngiye ahantu ugiye ntabwo maze ariko ndagenda kandi oya niba udafite aho ugiye wita so na nyoko ngo ugende garuka mu nzu none se wowe iwanyu wagiye he ntabwo wagiye ugashakisha naje nsanga wowe usanze ndetse nanjye ngiye kugenda mfunda ubuzima bwanjye aho nzagwa n'Imana yazi n'ubundi ngenda nigende nazo unambwiye ko nazanagaruka ngaha ariko mama we Gakondo we yambaye data muraho cyusa muraho neza bwake namahoro hase na he ebana njewe uve hepfiri ariko ebana none se mwebwe ko ndi kubona mwebwe muhinguye nibe nawe sha ndabona wowe warahinze ahantu hose ndi kubona wo hinguye kaza rubanda murashinyagura ubu naba mpinguye nkaba ni guti wanye ndi kujya mu mirimo nibe nawe sha njewe se njewe aho gudahana narangiza sha none se ugiye mu murima heza ese ntago uzi umurima mfite hano wandaranye wenda kuzagira abandi ntibarimo barahinga nibenda no gusarura uriya hepfiri se nuwawe hano mfite undi murima ekada bo bari guhingura basoje kare bice bari kumva amakuru bari kunywa ikigage hara hepfo ngo we mugiye kubusiko nta makuru ufite burya kuri kwimana ndetse bica yarabasoje kandi ngiye kujya guhinga uwo muri muri kumbwira nyine uwo muri kumbwira iwanjye se urazi nisiwe kisa hepfo se kwanuze mucye kwa pa Jean Paul umurima natishije aho ngaho mbwire basoje kare cyese ni mugiye kubaganiriza cyangwa ugiye kubahemba babakozi bajya bamengira bajye mu kwanya Karoli na Nuza nakwibuka bawuhinze ako bose byarangiye harangije nta makuru mba mfite we ubwo ushobora kutaza amakuru genda ureba bafite ikigage akabido basoje bahinguye ubu ngubu bari kumva n'amakuru kuri Radio Rwanda ukuri kw'Imana agenda wumve nawe nangiye gupfa ubusa ntago najya kubareba ubu ngubu tayari birahindutse ese bihindutse gute mise njya mu rugo ngiye mise njya mu rugo reka nkureka ubwo sinzi ubwo ngubwo ndi mugiye kubahemba simbizi ariko niba usubiye mu rugo ariko bashoje kare cyane ako nanone azi oya nakore kangiye mu rugo urakoze kumbwira wowe bamubwira nanjye reka ngende ndebe ya migozi ndebe uko bimeze ibyatsi nabyo biraza bikanyuzurira nuko yaguhera mu birare rugo rwanjye ukagira ngo ntiwamenya pe mama Mwiriwe neza mwiriwe wagufasha se ushaka kumfasha se sanagufashe jewe ndahari ariko wabungiriye neza dore n'ubundi aha hantu haba hananiye ugenya mbona urubyiruko rw'ikigero rwarasaze ni gute igikapu cyawe se kuko ugita icyo kimfasha ni gute umuntu w'umubyeyi nkawe muzima umubyeyi ubyarira igihugu akura wenyine urubyiruko duhari none se reka nkubwire nk'ubungira abana mba nabyukiye mu birare ibishyimbo byo kwa Ntuze pfi iyo ngiyo mu gishanga byararaye ibyepfo kwa Karabudiyani byararaye ndetse abana bawe waje bakubita ko mba ari ibibwa yakoze ko nawe wanabarenganya rega ariko aho se mama nibagiye kukubwira ngiye nkorera kuri make no kuri kw'Imana buri hasinjya ngiye umuntu twakoranye dukorana neza ampemba kuri make ntabwo nakwifuzamo uri umubyeyi kandi akubaha ariko Kararise nagorwa koko none se wa mwana we kujuje kumfasha kumbwiye ati ngufashe mubyeyi urambwiye ngo ndaguha amafaranga yako ko gitare cy'amangu utambwiye ko ndi gukorera ubuntu mpereza ngatangaye urwo rukundo mva nkubwire buri abantu b'iyisi buri wese abafite imihangayiko yiwe ngi twanabipfa ubu twaserera umubyizi maze gushyira hanga imbaraga mataye ubu ni mureba kandi wahantu nahagorerwa dore bundabibonye umwana wanjye ntago yagiye ntiyazinze ntago yagiye nibeshye mbura umwana wanjye weho gusa turahangana urabibona wowe uhangana nanjye ninde wundi twicaranye ninde muntu wakomaze ubwoko usiga unamvugana hejuru n'agasuzuguro kameze gutya urabona kuri kunyitakwemaho ari jye nari ndi warongoye undi wongera ubivuga undi bakwanze ninde warongoye undi wa mwana we kusanze nikora n'ubundi nyine niba ari izo mvune ndazimenyereye ariko iby'ibihembo byo nta birimo pe umva nkubwiza ukuri tujye tuba abasirimu tube n'inyangamugayo ibintu byo kwigira nabi nubwo ngo muri ababyeyi bakuru mufite mu bwonko nk'abana ngewe umugongo wanjye wose ndaje ngutaye ahanga ubwo se wumvaga ndi Yesu ngende gukorera nshima
hako ubundi muhuko ntakuzi naho uruwo kwande ibyo ntibikureba ngiye mpemba ahubwo umubyizi hawo cyangwa se ndeke nkomeze makore hose marangizo mpembere rimwe isuka yanjye nari mbimenyereye n'ubundi ntago menyereye gukoresha abakozi bereza rwose ushaka kumbwira se ko utari bumembe uhemba iki se wakoze nize tukaba tuganirira ubusa na none ngo n'amafaranga go kuganira urumiwe basi ntacyo kancije make mu byo oya nta macisha ya make wenda basi se mu rugo nta kintu kiriho ngo nzumeho ariko uranasabiriza ngombwa kuko kubona umuntu ungana nkanjye unyise gutyo umva birimo icyubahiro ako nanjye nagatangaye umwana w'umusore ungana gutyo uri kugenda n'ibirere dore ibirere uhambirije amantuze none si nakwaje ngo murwara ikintu kiriyo cyangwa nta kintu kiriyo oya nta kiri iwanjye nta kintu kiriyo rwose mukunda amahane kandi ngendere nsubiriza hasi umwembe hasi umwembe nawo nagushaka oya genda awushyira abana banjye bose barakubyaye umwana sibyo wintereta kubera kuri iya mwembe ibyo kumfasha kwawe nabyo bisi icyo ushaka ugamije genda basi reka nkorera umwembe oya nabyo ushaka genda no mu baturanyi nahe hose hora hepfo hose ugenda usaba baraguha uwo mubyibuza kwica n'ubundi uzarwara imivuduko nabyibushye se kubera wo genda bana basabiriza gusa mwarabaye imbobo mwaranze gukorera ababyeyi kandi mba mbona ibi bihuru bizavumbukamo ibihunyiro aha umwana w'umusore umwana gutyo no kudakora akirirwa asabiriza ahubwo none kuki watumye umwana wanjye agenda warongoye undi uzi kuri kubivuga nkagira ngo ni umwana w'igisekera mwanzi uri kuvuga wagiye cyangwa uri gutama mabuga wari usaza rwa karagushaka urumva ibyo wampereye ngo yaje singuri ni wavangwa we haguruka uravuye ndavuze ngo nukajye ako se ndekera umwana ubundi uramukuriki fata ubundi wavuye hehe uvuye he ise murajya mushwana nanjye mu ngero munashwanireho ugize imana aragaruka yavuze ngo haguruka mata udaserera dupfa umuhungu wawe sinshaka kukubita weho urikora ukazinga ugashogoshera ubundi warugiye wewe mva nkubwiza ukuri singa nababeshye pe ngewe ntabwo nzajya nkomeza kuba hano vyanyurira ambwira ibintu bibi madame uramenye ndakwisabye mama ngira mva ngwibwira ata mama ngewe ndashonje urumubwira iki ndashonje mama ndashonje n'umugabo kubita ibiye nkumena umutwe kezemana mwaretse gushwana nawe ndavuze ngo kabiri urugo mu Rwanda urugo mu rwawe kanje kuryama ariko mama nako nshaka kubana nako ndibutse ngenda shaka ibiri niko sha arimo ko urajyamo hariya ni wawe cyangwa ni wanje baba wanditse ngewe haguruka usubira ivu reba ukuntu wabayeho subira ivu wiriwe wirukanka inzarira kwishugize gute madarika nkubaze ni ari nge nawe ninde mutware w'urugo ninde mutware w'urugo ku buryo unyifataho guryo umva ndekera umwana uramenye twubahane uramukurikira twubahane urimo urazinga we haguruka genda ndavuze ngo nkubone mu cyumba ndavuze ngo genda nanjye uzi ndagenda genda reka nkubaze kuva rya rusigaye unshingano ihembe uyu musore aguma ahangaha abi debile yirirwa yicaturanye imbere ya nyina nta kintu akora none kumwirukanya udusigara ukora iyo mirimo uri kuvuga wowe maze iki nakuze ngo jese naje kwirwa narabaye kanyamirimo tubasha ntuzanagaruke sha urumva ntuzanagaruke urumva kunumbwira wowe ninde mugabo hanga muri runo rugo ngo ajya akora imirimo mu rugo we nakuzaniye iki nakuzaniye umaze iki kwanza muri nonzo ndavuze ngo guhera ubu ngubu sawa nyine mureka gende none se bigende gute kandi nta nsigaye mbona ntazi ibyawe ubu usigaye urwo mu bandi bagore hariya mucocora muvuga ibintu ntazi warangiza ukaza kunshingana ijosi reka uretse nawe turaza kubonana ndaza kukwesura muri ino minsi ariko ma ibi byana byirwa binyangiriza kabisa ni ikiseka sina zanjye se ni imiyaga se sinaziteze niko sha urimo ukora miki nari muzaniye igitoki cyawe cyese njyewe unzanira igitoki njye nagutumye igitoki wanya nayo imbwaho hakungaberwa impamvu imyembe yanjye irashize wasaruwe n'imyembe mu mufuka akira mufuka
ndakwica ariko nukuri je ntago nkira nukuri shansi nkubeshye pe ngaho igitoki cyawe wasaruye imyembe cyari cyeze igitoki saruye ibitoki nari ngiye kukikuzanira wumvikane rero wanya nayo umuntu azajya ahinga namwe mukabye guhurumba patro kuri kw'Imana sinkubeshye nkuzaniye igitoki cyawe dore cyahara neza ariko sharika nkubaza ikibazo ubundi ntabwo uri kwa gakondo ruguriri ntabwo siko ari gakondo naho niwo mu rugo kabisa ariko barabivuze ngo izina ni ryo muntu muvuye kuri gakondo mugiye kwigira abanyamudugudu hangaha nimwe mugiye kujya mudusarura ibyo duhinga se patro kosa nakoze ako uzi nk'imbaraga basize imbaraga umuntu aba yarashoye ahinga wowe akira baza akira kira hasi amabere yanyu ako oya patro oya kuri kw'Imana ubuse kumvura inyitaka ubu ngubu birakumarira iki baba we wagatana n'ubujura bwawe se uhamagarira nje inze kuri kw'Imana ko gusobanura umva tugiye guhera tubara aranyishyura ibitoki byose bibura amahanga none kuri kw'Imana nicyo cyambere nari nje kwiba nicyo cyambere umva jewe n'Imana irabizi yambere umutanga wa Imana niyo yakuyoboye iragaragaza n'ibyo byose oya je n'ubwa mbere nibyo igitoki ni kuri kw'Imana tuvugisha ukuri pe ntago nkira pe ego mudugu wiriwe umva mfatiye igisamba mu kwanjye ngiye kwivugana umuntu rwose oya nibyo ejo bundi Siriro bamutwaye ingurube ze muri hano bamubaye imbyanya ingurube ni kurese ni cya cyenda cyaha kwa gakondo cya gisaza cy'igiteka mutwe kwibara nacyo kirirwa giteka imitwe mu isane oya nibyo igitoki cyari kibaye cya kane arakinyishyura basi kandi isubizo nagiciye reka nkizane nze nkwereke tuhahurire munyishyurize rwose dore nuko turengana dushora imbaraga duhinga nabo bakajya gushora imitwe yabo itarimo ikintu na kimwe patro cyari kundega mu magambo sawa ungeretseho ibirego barakujyana aho biti wawe nk'ibyo umuntu wishe abantu ngwiki iyo ufashe umuntu agahinga ukaza gusarura ntabwo uba umuciye amaboko basi kangu twaze urambabaye sibyo patro kangu twaze no kuri kw'Imana kuba cyane ubundi uri muzima kandi shaho reka nkubwire basi tugiye iwanyu tugiye reka nkubwire okay ngaho basi byitwaje tugende nkujyane mu buyobozi nyine mfata neza tugende mu buyobozi gufata neza abanyanayimbwa wowe uzi gufata neza icyo ari amaso arakingiye pe ariko mbega ibintu ubu cya gikobwa cy'igihomora cye ngo narise barakirongoye nimba ari uko bimeze nanjye nitaye ngo nabyaye nabi cyangwa nabyaye ute nanjye wanjye azashaka ariko ngo hari urwawe ufite amakuru hari urwawe ngo baje bikoreye ibindi ngo bingaye ngo gusaba umukobwa udafite impamba byibuze ibindi nk'umunani inkangara 30 abakobwa none ngo bazanye ngo bakuwe ngo muca ngo zo mu mujyi ngo ntazi yazanye abakobwa b'abazungu bakurusha gusa neza ariko turarinywa ndakubwiza ukuri madamu turarinywa ahubwo reka nkubaze madamu wigeze umesera imyenda yo gutana ubukwe oya nari ntarayimesa ariko namaze guhanagura inkweto n'imyenda nari buyimesa uba muzima mu mutwe wawe ubusura urashaka kumenya ndi butaha ubukwe nambaye gutya uzi ko byanciyeho kizika byanciyeho kandi wowe ariko hari imyenda hari ya pantaro uheruka kuvana mu isoko ejo bundi ushatse ariyo wagenda wambaye ya pantaro merutse kujya gusindana niyo mbwira ngo ndi bujyane ngo mu bukongo bw'abandi ubwo si ubwo ndi bwicare he ariko irasa neza ntago wayanduje ni jewe ibintu byanyu byo kugira ba gakondo hangaye dore ingegera yanyu fata inyana y'imbwa yawe wisene aha nahe ubwo reka nkubwire ibintu byo kwigira gakondo muri iyi quartier dore iki cyana cyawe kibwicywe ariko reka nkubwire ntabwo ndabyumva neza ni gute ushobora kubyara umwana nk'uyu nguyu ukamufata nk'uworowe mu gihe abandi bari kwa mugabo ushobora kuba wibeshye mu rugusho nyine ushobora kuba wibeshye sinzi ikibazo ufite nese umuhungu wanjye ko mbona uri kumuvugiraho amagambo umushoreye umbwira ibintu na hino habaye iki ehemba dore yahashye nyine ishyura yahashye ninde wishyura mwamutumye guhaha singuye isuwanye siko nakubwiye ngo suze kubibwira mu rugo uri kubivugira iki arabikubwiye madana arabikubwiye ngo uyu mwana azazana ngo azica n'ibitaribwa ndebe ngiye nigeze gutuma ngo ujye kumahira
oya nyine nuko nari mbonye kigiye kugwa kino gitoki uva rya rusigaye umahira wowe nari ngishiriye nyiracyo ariko ako wacana ugiye nigeze ngushinga ku nsaruriro uyu munsi ni umunsi w'isoko Ese cyangwa se hari ubundi urwina mfite nari ngiye ikibazo gutaramo ibyo bitoki cyawe. wanzaniraga wakigwa narabikubwiye ngo uno mwana wawe azazana n'akatarazina narabivuze ugira ngo nayanje ngaho ubundi wowe byagenze gute mbwira uko byagenze ni nkuko mbibabwiye nanyuzeho mbona kigiye mva mubyeyi nta kintu gikomeye kirimo igisambo cyanyu ngicyo nimwishyure muri ise nabi uyu mufuka wuzuye imyembe nakayijyanye ku munsi w'isoko kuyigurisha mama ariko urumvikana ego mana nyagasani huzuyemo imyembe aho ngaho ibitumbwe reba igitoki abatemye nawe rega inzara iki gitoki we wagishyira mu rwina ngaho mugishyire mu nkono murye mwishyure muranyishyure mbere twumvikane nawe gukemura ibibazo si ugutera abantu ubwoba uyu mwana afite nyina nabyishyura nawe uri se byishyura oya uyu mwana n'uwamureze abajeyi mbivuga mwibyishyura uri se byishyura yego mudugu kumbe wahana gera hino kanegera igisambo cyanjye nawe n'abandi Urabona bakinguye. baturage ari haruguru nabo barimo barapfa ibikise ni ibigage ariko abaturage babaye ariko ngiye nk'ibi ngibi mba ndengana rwose ntabwo dore kubwire rero mudugudu nkuko nabikubwira mbwira rata kwa Tado ntibatakaga ingurube ejo bundi yego kwa muri hano ntuzi ko batatse ikibwana cy'ingurube sinatatse ibitoki igisambo cyagaragaye gakondo na muhungu dore ngaba ngewe ibi ngibi murimo muranshinja kugeza ubu ngubu ngipfura na se barangana pe nese ushaka kunyita nge tubyumvikane aha turi iwanjye unyubahe najye nkubahe ariko ibi ngibi nge uyu mwana igeze gutema igitoki ngewe nakubwiye ngo ugikunda sinangigire nyiracyo se uko nese ubwo nora tubaza ibiki kimuhereza kijyane nyine garagaza kuri wawe unyishyura nta kibazo wari ugishyiriye ngishyuye no mugabo kandi wakimutumye nkimutumuye ndamuzi he hanyuma se sha wagiye kumushyira igitoki wabitekereje usanga aragikeneye kumureza kitaneze se ahubwo nagira ngo batazakiba kubyara nabi we erega mudugudu si igitoki gusa uyu mufukururo wuzuyemo n'imyembe harimo n'imyembe muhungu aza gushaka uburisho n'imboga iwanjye ninjye utunze umuryango dore gako urabivugaho iki gako mubibaze nyina wiwe weho babikubajije babimbaza gute nawe uri se ninde urera ninde mutima w'urugo Yumva kubundi. ninde wirwana nawe n'umwana uri se ninde wirwana n'umwana nge Okay, ngiye tubanze twumvikane umuhungu wawe tumukorera iki ise kandi ahari umudugudu ise nawe rero nabyishyure ibintu niba utangiye kubizanamo ibimenyane niba ari biki ko mfashe igisambo amategeko ntakora nimba iwabo banze gukora ibikwiye sema mvuga tujyane igisambo mwumvikanye iki se hande se nturi kubumva turumvikana iki se nturi kubumva ise se arahari wabyishyura uri wese n'uri se mubanze mwumve rero mwa babyeyi mwe ibintu biroroshye sibyo mwibigira ibintu bya hatari umwana tumugire nk'umuntu wibye esanse cyangwa wibye imodoka umwana yibye igitoki asanga asa mwishyurire banza wumve umwana wanyibye imyembe ntabwo ari imodoka ibi rero ni amafaranga make ni ukubyishyura nyirabyo namara kumwishyura umwana mukamusigara cyangwa se urakoze singuciye no mu ijambo yego muhungu wanjye ntibaguhaye indangamuntu ntusubura ahumara iki mu mutware rero sinafite ugiye indangamuntu gutuma umwana bamujyana wakamwishyurira wamwishyuriye ko ndusha amafaranga wowe uri se uyu muhungu ugiye afite indangamuntu mudugudu kandi amategeko uzi n'ibindi nimba amategeko adakora ndabyizera ko akora 100%, ariko ndabona abagabo n'abagore nta bwumvikane bafite nabo ubwabo ntago twumvikana nabo ubwabo batumvikanye kandi biki cyana ngicyamitse bibatira bibiri mwasi mubyemera ntago ari uko nguko ubuyobozi bukora abigucyamika nabyishyure nyina birangira wabyishyuye n'uri se utabyishyura mu mujyana abigucyamika ngiye gahinda ise nabyishyure mudugudu reka genda noneho umva rata muyobozi ngiye nifite n'ubuko ngiye gutaha ngiye kwa oye muyobozi ise nabyishyuye umva mubyeyi umugabo wawe nguriya mubikemure reka ngiye kumubika none si bitogiye imbere tugende wagisanga